mbega Kagame we yaje kudotana wazalendo pe. Dore ibi byose, dore ngibyo, dore amakasi n'amajire, dore imiti ya muganga n'akabunda ka bodi, dore guriya no mukebe, dore bikasike, dore bihema byabo, dore amakasike abose, dore bagiye baragiba imbuma kandi nakagaro buri kuvomesha di, dore ngo bw'abantu bwabarango ndebo cama amasaso ya dore gara kasike kuyizuriye amasaso amaraso gusa, dore ngibyo, dore ngo ni mate ishina iyo byavuye, dore harango ni isasu ryanyuze uri aho, dore agahanga kagiye Kagame ari kubakora pe. Dore imyenda yabo, dore ngiyi ubupira bambara bwose bwuzuye amaraso, dore amahema yabo ni ekipema yisana n'amahema yabo, dore bwa saradine cornebeef yinomwa, dore n'urupawa bari bazanye go bari gucukura amatarashe, nawe ndumbaze nabibonaga n'amaso nkuko naho kubire, dore uwo byarangiye, ya ayi makenga Kagame we, ibyo byose ni umunyago ejo wavuye kuri NMRDF ku itariki ya 10 mu gihe yari yaje kutwataka kuri pozisiyo z'iwacu. Dore ngibyo arega muri make nayo, ariko urugamba ruracakomeje, nta muda tugomba kubaha, avuka imipaka ya jirani araniwe kabisa. Iyo ni inite zari ziyobowe, ibyama ntabwo turabibabwira, muzabimenya tu mutabiyuwa. Asante sana.